Mana rwose ndagushimiye ko ujana amahoro niwe wampaye impano nubwo abantu benshi bayita ubutubuzi ariko iyo ntuwe nta kundi nkabaho ariko izina ryawe ryubahe kubera ko ni wowe se w'impano zose icyubahiro ni icyawe uyu munsi rero ni ntubura bimpire kandi ntabwo no gutubura tuba twaje kwishima ubane nanjye kugeza birangiye icyubahiro ni icyawe muri byose icyubahiro ni icyawe amen baguhebye kumwabye iyo mishari nawe y'ikimama oya ngwinurare waranze impamvu ndi kwitsa kuri byeri buriya nicyo kintu cya mbere nababwira ko ari ikintu kitari cyiza nshimira na leta idushishikariza kunywa resi jewe ndibuka mu minsi ishize mu minsi itambutse akabyere rwose kankozeho pe naragiye bwari n'ubwa mbere mutagira ngo rero ndakanywa buri munsi ariko uwo munsi kari kangize nabi rwose ndababwiye ngo icyo gihe sinzi uko natashye sinzi uko nageze mu rugo sinzi uko naryamye icyo nibuka nuko nabyutse mu gitondo mbura ikabutura nari nambaye nagiye mu kabari ndavuga nti nshobora kuba nayitaye mpita mbyuka rero mpita nsubira ku kabari ndagenda ndayishakisha ahantu hose ndayibura umuseriveri araza arambwira ati ariko twigeze kukubona kare uri kuyikuramo uyishyira mu gatelefone gatoya inini yari yazimye kugira ngo ubashe kwishyura ubwo noneho ushobora kuba ari aho ngaho wayiteye ndavuga nubwo birashoboka bati rero reka tugufashe kuyishakisha baravuga ati rero ubwo ari ku manywa kuyibona biragoye kuko zikunda gukora nijoro aho wazibona amasaha 28 ni muri korodoro reka bariho tuguherekeza ugende tujye kuyishaka umujama twaye turi kumwe mbona yabishyushyemo cyane ndavuga ni nta kibazo reka tugende turagenda tugerayo kumbe uwo mujama ntabwo yazishakaga nyakuzishaka yashakaga kuziserereza byonyine kuzitesha umutwe tugezeyo ngiye kubona mbona atangiye kuziteramo amabuye aziteyemo amabuye ziba ziratwirukankana zikajya zitudwinga zikadushyiramo imbori zikatudwinga zikadushyiramo imbori ubwo wagira ngo zari zo nko mu miti bibiri ubwo noneho turavuga ngo buriya rero iyo ushaka kuzikwepa neza ngo urirukanka ukirukanka ugahita wunama gutya zigakomeza hariya wowe ugahita uhaguruka
ubwo rero turirukanka duhita tuzikwepa turunama, hashize akanya duhita duhaguruka tugira ngo zagiye, kumba ahubwo nibwo tuzihagazemo neza. Ubwo rero zitangira kudutondagira. Ziriya nyagwa rero hari ikintu nzibazaho, ntabwo zikurya zigitangirira hano, harimo ururombereza rukazamuka, araho rugera rugafata feri rukayifata ruyifashe. Ubwo rukiyifata nawe ukabura tatse ukinyeganyeza, ubwo niza hano rero zigahita zitangira kukurya, zikakurya ukumva urwa kabiri urwa gatatu, zikaba zigeze muri 50 zikagera muri 80, kandi ngo ziri kugenda ziba nyinshi abakobwa barabizi ngo biba ari ibibazo, ngo kuko iyo zigeze ku 100 jangu uhita usara n'ukuri kw'Imana. Uhita usara pe, ariko ntabwo ari ku bakobwa gusa, no ku bagabo iyo ufite nkeya biba ari ibibazo. Nibwo usanga abagabo benshi birirwa bahekenya ibinyobwa ngo bari kuzongera. Ariko nanone ukibaza ni gute noneho usanga umuntu w'umusore w'ingaragu nawe ugasanga ari guhekenya ibinyobwa. None se wowe uri kugira gute? Ngo nanjye ndimo ndazongera. Urazongera se wowe wazikoresheje iki? Ngo jewe ngubu zendaga no gushira zimarwa n'iki? Ngo ariko wakwirirwa kuri TikTok uzamura ukagura iz'icyumweru nizibe zashize. Mpita mugira inama ndamubwira ni ujye ugura izitwa Gwamo, Ugwemo na MTN, baguhereza iz'icyumweru ku 5, baguhereza gigabyte 8 bakaguha n'amayinite atashira, ubundi ubigenze gutyo. Arabyumva, amaze kubyumva mpita njya mu bukwe. Mwabantu mwe murabizi ukuntu muri iyi minsi ubukwe buriho bumeze neza. Hariho ubukwe buryoshye pe, ubukwe bumeze neza. Ejo bundi nagiye mu bukwe bwo kwa Miki, bwari bwiza pe, ndababwiza ukuri bwari bumeze neza, ariko ntihabura abantu banamunoza. Hari nabo numvise bari kwivugishwa bose buriya bwari ubukwe barakara, ngo buriya ngo jye nabonaga ngo bwari bunakonje. Ati se bwakonjeshejwe n'iki? Ariko babwaritse mbere y'imboga babutereka no ku meza batabupfundikiye, ubwo bwari kubura gukonja gute? Ubwo muri icyo gihe rero haba haturutse umwana hirya, kuko hari habuze umuntu uri buburye. Umwana baraje rero atangira kubukinamo, abukinamo abwigaraguramo, atangira kubusasura, kandi mama we byari byamugoye kubusasa. Abwigaraguramo n'amashuka ahita atakara hasi. Atakaye hasi atangira kuyivurugutamo, ayivurugutamo akajya yakoresha nabi, akanayasesagura. Abadamu bakuru baramubwira ngo wa mukobwa we, ubwo wayaboneye umuntu niyo mpamvu uri kuyafata nabi, umenye yuko umugabo uri kukwihorera gutya ukayakoramo uko wishakiye, yabona undi mugore ejo bundi akaguta nawe akayamuhereza, kupfa kuba kiraye yagusiga rwose. Umugore arabareba arababwira ngo ariko wakumva muyavuga wagira ngo muzi n'ukuntu angana. Batisangana gute? Atumva yaragiye angana n'urudodo wagira ngo yarwaye sida. Nyumva ko ashobora kuba yararwaye sida, ndavuga nisha uyu mukobwa ntabwo nakomezanya nawe, reka mpita nshaka undi sheri. Ari we rero nashakaga no kubamurikira uyu munsi. Ndashaka kubereka sheri wanjye rero, tuzaba turi kumwe kuwa 6, bizaba biryoshye. Ni mu nkomera amashyi mubereke. Tambuka gishongore cyiza, mwarubarusha intambwe, reka nze nkwitorere uri uw'agaciro mu buzima bwanjye. Ni wowe se? Aha, uyu mwari rero niwe nabonye ubaruta bose, niwe nakunze. Murabona ko tuberanye, ababona ko tuberanye mudukomera amashyi. Aha, Nyirabarazana
Data mukobwa ubaruta rero uyu munsi nagira ngo mbyereke abantu bose yuko ngukunda. Nkaba rero hari n'ijambo nifuzaga kukubwira, hari akaririmbo nahereye kera nifuza kukuririmbira, ari nako nagira ngo niba ubinyemereye nkakuririmbira. Yego ndabyumva. Okay. DJ mfasha uyu mwari rwose tumuririmbire. Mu buzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane, zimwe zikaza zikagenda, zimwe zingira inama nziza, izindi nazo nujyajya, maze nguhuru uko bigenda. Online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product rero yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram, twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.